Nongeye kubasuhuza. Hello guys, God is good. Ndagarutse noneho ntabwo ngaruka mu bibazo by'amahurizo nk'uko mubimenyereye, singaruka mu kiganiro nje kubabwira story y'ejo, ndakeka muri buyikunde. Noneho uzi ibintu byabaye ejo. Noneho ejo rero narumiwe. Ejo uzi ko numiwe. Ejo ubwo nifate mve mu rugo, mare kuva mu rugo ngende bisanzwe, nigire ku kazi, nicare mu modoka isanzwe y'abagenzi. Muzi ibyo naboneye muri iyo modoka? Naragiye ndicara, maje kwicara ubwo ngubwo hashije umwanya ngiye kubona hinjiye umukobwa n'umuhungu muri iyo modoka, banyicara impande. Bisanzwe ngira ngo baje nyine ni urugendo rusanzwe nk'abagenzi turagiye. Noneho ubwo hashije umwanya imodoka itangira kwaka igiye kugenda. Muzi ibyakurikiyeho? Nagiye kubona mbona umuhungu atangiye gukorakora umukobwa ku ibere. Mwa bantu mwe mu modoka. Bibonye mbona biteye isoni. Noneho umukobwa we atazuyaje yahise akuramo rya ibere yakorakoraga, aba ararimuhaye, arikuramo bisanzwe tu. Umuhungu atazuyajeje noneho atangira kuryoha, atangira konka rya bere. Mana nyagasani, numva aho nicaye ntangiye kugira isoni. Mana we, isoni ziranyica. Numva ko ibyo bintu bitabaho mu modoka noneho y'abagenzi isanzwe. Numvishe ko ibyo bintu bitabaho. Noneho hashije umwanya bari muri ibyo, ubona nta n'icyo bibabwiye. Umukobwa ntacyo bimubwiye, umusore ntacyo yitayeho, bari kuryoha mu modoka. Muri kumva bitabaho, ariko guys ejo byabayeho. Unshaka mbwire muha amafoto. Noneho amaje mu gihe ari kuryoha, umuhungu atangira gukorakora irindi, umukobwa barikuyemo nanone rya kabiri, aba ararimuhereje. Hana nyagasani, ibyo bintu biracyabaho koko? Njyewe noneho byatangiye kuntera isoni, mbona sinagumya kubireba, ntangira kureba mu idirishya. Abantu bari aho nabo byabacanze bari kureba hirya no hino. Mana, byari biteye isoni pe. Sitwe twatekerezaga, sitwe turarota imodoka igeze aho itugeza, tukitahira, tukigira mu kazi, mbega tukavamo tugatandukana n'abo bantu. Hashije nk'iminota 20 rero icyakurikiyeho bari muri ibyo konkana, umuhungu ari konka ibere umukobwa. Noneho nagiye kubona ibintu bitangaje. Umuhungu yatangiye gusinzira. Turumirwa, ibyo bintu biratangaje. Noneho amaje atangiye gusinzira, arasinzira pe, aragona, araheza. Turatangara, turavuga se ibi bintu Mana yanjye noneho ni ibiki? Noneho ngiye byari byantangaje cyane, numva ko ibyo bintu bitabaho. Ndaho nyine tundi kureba gutyo, kuko nabonye ko abantu batagira isoni koko. Umuhungu amaje gusinzira abaryamye mu gituza cy'umukobwa. Umukobwa ikintu yakoze nawe asubijemo ya mabere. Ariko ikigaragara, nararebye mbona izi myaka uwo mukobwa yari afite, yari mu myaka 28. Umuhungu we ugereranyije yari nko mu mezi 6. Ndabemeje. Reba, ariko kuki mukunda kumva izo nkuru we? Ubwo mwari mutagiye kumva inkuru yashyushye. Ubwo urumva uwo mukobwa n'umuhungu yari nyina n'umwana we.
guys, mwakoze kunkurikira, yari iki kiganiro nabategura uyu munsi. Ikiganiro kuri njye nakagaruka, ni mubikunda murandika muri komenti, abari batangiye kumva inkuru baryoheye mwihangane, umva bakobwa duhura nabo buri munsi mu mamodoka botsa abahungu, sibyo? So rero yari Diane Beauty ugarutse. Subscribe, like, share, ndabikeneye kuri mwe n'inkunga zanyu ku muntu ubishaka, ntabwo ari itegeko. Mwaba mukoze, muzaba mukoze ubikora wese. Thank you mwese muba mwakoze kunshyigikira, mukomeze mugire umunsi mwiza. Twinjiye muri weekend, abenjoyinga weekend nziza, Imana ibane namwe muri byose. Thank you mwakoze kunkurikirana.